uko mwaje ahangaha ntabwo nzi ngo ni umubare ungana iki, ariko uko muri murashyitse murabaye muri abo ngabo. Ninjye tugiye kujya dukorana kuri raca no mwabonye nibwo tukifungura. Rero njye nifuje ko ndende tugiye kujya dukorana muri filime zigiye zitandukanye, nta kindi tuzanyuzaho ni filime. Ubwo rero icyiza ndumva nk'uko nabibabwiye mwiteguye muri ready, tugiye kugira guperforminga, buri muntu arajya performinga mu buryo turamubwira munsi ubwa mbere, harimo abadakoze casting ubwa mbere arajya performingamo mu buryo tumusaba cyangwa se tumubwira, hanyuma turebe se n'ubuhe bushobozi mufite bwo kuba twakorana cyangwa se twazaha abanyarwanda ikintu cyiza. Ntabwo tuzaba tugiye kuri kamera kwiyerekana ngo baturebe, kuko aho tunyura baratuzi. Ni ugutanga message cyangwa gutanga ubutumwa, kwigisha. Filime tuzakina ngiye ntabwo ari filime nakubwira, ntabwo ari filime yo kujya aho ngaho gusa ngo bakunde bakubone kuri icyamamare. Oya, uzamamare byibuze mu kintu kizima watanze, nicyo nshaka. Wamamareho byibuze avuga turi mukobwa akina muri la filime runaka, ingiye ati la filime ni nziza. Hari filime tugenda dukina zitandukanye, filime ziriza, filime zisetsa ariko zirimo inyigisho. Izo nizo tugiye kujya dukora, iz'Imana ariko zirimo inyigisho nazo tuzazikora. Uburyo bwose tuzagendanamo tuzabukora. Icyo nababwira, umuntu uri hano ntabwo bivuze ko atazagera kuri kamera. Hari igihe mujya mu matimu, nanjye nayagiye mereka. Nanjye aho nagiye murira hatandukanye, nubwo mutaramburanye nakuriye mu Burundi. Niho nakuriye ariko ndi Umunyarwanda. Nubwo hari aho twagiye tunyura hatandukanye, tukajya muri timu n'iwacu bakatwishyurira. Bakatwishyurira ngo tujye gukina byibuze tuzamura batubonye. Ariko kubera abo tugenda duhura nabo bakadushyira hasi. Ibyo rero ngiye ntabwo mbishaka, kuko nahuye n'icyo kintu nabo ngiye nagikora. Buri muntu wese mbita abana kuko yenda nsa nk'ubakora, ariko sinzi niba harimo abandi utareka benshi ndabarota. Abenshi ndabarota, ariko imbere yacu twese turangana, turi bamwe, turi groupe imwe. Ikindi ujye wumvamo mugenzi wawe urukundo. Urukundo nicyo kintu cya mbere. Ikindi kuza kuri kamera cyangwa se kuza kwakitinga ntabwo tuzabikuramo inyungu pe, tuzabikuramo inyungu nyinshi. Iyo wakoze uranahera, iyo wakoze urinjiza, ukora ngo uryame. Icyo impamvu mvuze ngo uzaze kuri kamera uzi ko, cyangwa se uvuye muri groupe kwakitinga uzi kuje gutwara amafaranga, bara amafaranga nuzi utekereza amafaranga mu mutwe wawe, uzaza nyine ukore nk'uri gukorera amafaranga. Ariko nukora nk'ushaka kugira ikintu atanga aha mugenzi, ndabizi ko uzakora neza. Kora akazi nk'umwuga wawe. Abafitemo akandi kazi muzatubwira, tujya tugira uburyo tubagira gute tubakoresha. Abadafite akazi nabo tuzabamenya, nabo bagira uburyo bakora. Iyo udafite akazi ugomba kubona akazi. Niba udafite akazi ugomba kubikora nk'akazi. Niba ufite akazi ugomba kugakora nk'akandi kazi kagutunze kandi kakubyarira. Icyo nshatse kuvuga rero, ntabwo ino timu yacu ntabwo tugiye kujyamo ngo tuze ngo tujye dukina ngo waje ngo nishyuye ngo kugira ngo njye gukina ngo nishyuye. Njye nahuye nabyo pe, mwebwe niba mutarahura nabyo yenda hari ahandi hantu muzajya muhure nabyo. Ngo nishyuye ngo ninjire muri timu ngo nishyuye ngo nishyuye. Oya, uzaza ikine cya kintu cyawe wakinnye n'ikikubyarira umusaruro, nawe uzawubona. Umusaruro uwubona ugatangira ukinjiza. So YouTube channel yacu ntago niba mujya muyirebaho ntago irakura, ariko mu gukura kwayo nge ntago ikura ngo nzagene kire mu gifu cyane. Izakura idasangize twese uko turi. Niba turi abantu 50, niba turi 30, nuko ngewe urwego mbashakaho, ndashaka ko urwego uza gukina uziko ku kwezi uzahembwa. Uza gukora uziko ku kwezi, ntago uzabyuka mu gitondo ngo uteguze uzukine ejo bundi kayenda tubare shoot kabiri mu cyumweru, nanone wongera ukine ukwezi kugera usinzire ngo narakinnye. Ujye ureba useka cyangwa abagenzi bakubwira ngo yewe ngo nakubonya. Byibuze bikore nk'akazi, bikore nk'akazi. Ubyuke mu gitondo duhure, uziko waje mu kazi pana kuza gukora ubusa. Abakobwa murabizi, abamama bagiye atandukanye. Hano harimo abamama bubatse, harimo n'abatubatse ariko b'ababyeyi. Ndakeka ntago mbizi, ariko ingeri nyinshi tugenda duhura nazo. Ntago uzaza rero kwirirwa kuri kamera utaha umwana wawe nta mata.
biragusaba ikirere imbaraga nyinshi nkuko nanjye biri kuzinsaba. Niba ndi kugushyiramo hari ahandi wakagombye kujya wishyuye nkaba nkubwiye nibyibuza ngwino dufatanye tuzamuke tugire icyo dukorera. Urumva biri kumvuna nanjye ndi gushora ninjiza ariko nta kibazo bizatubyarira. Njye nashoye amafaranga byibuza wowe shora impano yawe. Nashoye amafaranga njye ntayo nkwatse, shora impano yawe ufite. Two kugendera mu kigare ngo mbakora timu ngo yo kwa Jeujete iriya timu tuyita yo kwa mugabo. Jeujete numva ari izina rinagoye. Niyo kwa mugabo ngomba kuri timu, ngomba muri timu yo kwa mugabo, undi ngomba muri timu yo kwa Jazira niba arimo, ukumva ngo uba muri iyo timu ngo bamamagaye muri shoot. Ugiye muri shoot se kugira yo turinjiza iki? Birakubyarira. Icyo rero nicyo ntashaka, nimumfasha tugafatanya tuzagera kure. Nta muntu uri hano uri buvemo hano utazakora. Ugomba gukoresha nabwo ugomba gukoresha imbaraga zawe zose ufite kugira ngo ugire icyo ubona nawe. Aho mwagiye mujya ahantu hatandukanye, mwagiye muhura na byinshi bitandukanye, ngiye mfite buri muntu agira projet ye n'umwihariko. Buri muntu agiye umwihariko wanjye rero icyo nagusezeranya nuko rwose utazicara. Iyo nayo nindi mpano kwiyaminiye. So icyo nashaka kuvuga nta muntu rwose uri bugende. Ahubwo icyo nshaka kubona ni ubushobozi ufite. Ndagukoresha he? Ndagukoresha iki? Ndakuzamurira he? Akandi kantu ntababwiye tuzatugira umunsi wo kuza kwitoza. Twibwira amazina yawe ubundi utubwire impano bisanzwe ikintu wisangamo ufiteho. Ikintu wisangamo. Wavuga ati byibuza uretse kuba abantu bose iki ngiki cyo nakizi. Tubwire amazina yawe. Nitwa Murerwa Josiane. Benshi banzi kuri hoteli. Murerwa. Ikintu nisangamo cyane rero, ikintu numva kindimo niyo mpano yo gukina filimi yego, ariko nkumva kuba nakina mfite nk'amahane menshi nabishobora. Icyo kintu numva ko niyumvaho. Gukina amahane menshi. Uvuze ko wakoze muri hoteli n'akazi ukora cyane? No, ntabwo ari akazi nkora, nuko nafunguye WhatsApp bizaho I don't know why. Wafunguye WhatsApp hazamo ko uri hoteli byiza naho. Ubwo bazi ko nitwa hoteli. Yego turabona uze kugira amahane. Uze ko amahane yawe ariza wewe wari. Ushobora kutarira nk'uko mwabivuze. Wanjije kudusikira serikira. Umutima wanjye ndumva wuzuye agahinda. Nabona neza ko bino bintu nzabibabariramo bigeza. Sinzi ko nzigera mubabarira. Umutima wanjye ntabwo wabasha kwakira kumubabarira. Ibindi byabaye inama byose niba bakubwiye ngo ntabwo bakubwiye ngo tugiye mu byatumiriye. Niba umuntu akubwiye areba ukuntu umeze ngambwira ngo ngahorira. Mbwira ngorira. Wowe buryo ngiye kukwereka uburyo wari kuriramo ubushobozi bwawe ukamba nuko ugahita gusubira inyuma y'ikintu cyakurije ugaturira. Badakinira bafite amahane. Niyo ndumva mfite amahane. Yego tugira amahane hakugaho. Icyo ni igihugu cyawe. Umugabo wanjye. Icyo ni igihugu cyawe. Umwana wawe. Igihugu cyawe Kigali. Anga utashye kwande. Utashye kwande. Wazeze cyane. Ziba utashye kwande ndi kukuba. Utambira ko ntabwo twasangiye.
ariko amafaranga yashiranye. Amafaranga yagushiranye naguhaye na minerivare ngo ujye kwishura ubu nayo wayanywereye. Kaje ntabwo ngiye nsobera n'umuhungu mwari kubyaka. Nese uzakora icyo utarize. Uzingiye kugufata ndaza kukuzirikira mu nzu yumva. Izo nshuti zawe se nizo zikwigisha kunywa urumogi. Ewe data, baruryoshye we yo. Ariko uri kwibuka kuri kuvugana na mama wawe cyane ntabwo uri kubyibuka mbikwibutse neza. Mbikwibutse neza. Gose nta soni ufite. Maji taraje kwinjira kago dore inzara imeze. Ibihumbi 150 naguhaye ngo ujyane kwishuri se wayashyize he? Nayanywereye meri. Yose wayanywereye cyane. None waje bangiye barangurira yewe data we. Zakuba byeri we zakuba. Inzegura ryohanza. Gose narakubyara. Ndakubyarutse nabikira umwana wanjye. Urambyarutse ubundi we warambyaye. Ndakubyarutse. Ntabwo wambyaye wowe. Warambyaye none. Oya. Warambyaye. Oya ntabya meri. Magitana uje kwinywera inzoga. Ngwe gitanu uje kwinywera inzoga. Zakumabye. Guhereza isano uzongeye kunyita mama wawe. Aho waheze uje kwinywera ibisho. Ubu nagukubita. Ibeshi je. Nakurenza amavi kwaca gwana wewe. Ntabwo wayandenza n'ubwo uri. Nakurenza amavi. Wayandenza n'ubwo uri. Meri, nuko bafunga ariko nje nayo. Ushiri wa mukundana. Yaguteye inda. Wabimubwiye ko yaguteye inda. Arakwihakana. Sibyo? Acting nyine muri ako kanya akimara kukwihakana nyine ukuntu wabigenda. Uriya muhungu wanteye inda. Vuge cyane ariko. Uriya muhungu wanteye inda akaba anyihakanye kuko ndabigenza gute. Mama ntari bunyakire. Umuntu bateye inda kuko yavuga yitonze gutyo. Nese umuntu bateye inda afite amaganya. Abafite amaganya umuntu bateye inda. Ariko nababaye umuntu anyereka afite agahinda to. Uriya muhungu wanteye inda akanyihakana kuko azi ko ari we twakundanaga. Ko nta wundi muhungu nigeze ndyamana nawe kuko ndamenye ndanyerekeza na mama katanyakira azi ko nari ikirara bigeze hariya yarambwiraga simumvire. Mama niwe ukwiye kunshira inzira. Ni iyihe mpano uzi ufite mu gukina filime mu mpano mu byiciro bitandukanye? Ni iki wowe wiyiziho role yawe uzi ukina neza? Uretse umukino ufite izo saha barakubwiye ngo ndagupfuye nk'umuyobozi wawe. Ati wa muyobozi wacu sori yenda rekanuzi. Barakubwiye wa muyobozi wawe yakoze impanuka. Ngaho twereke uburyo wabyakira. Ngiye kuguhamagara bikumenyesha. Hano? Oya ndoro. Irewe. Nire neza. None se shawe urabyibuka uzi ko wa muyobozi wacu yakoze impanuka? Uhe? Uriya nyine umudukuriye washinze iradiyo. No, yakuze ari hehe? Cyangwa nyine ngo wamujyanye kwa muganga. Mana yanjye bise okay ko ibintu byose ndimo njya kumureba. Mana yanjye. Ntabwo yakora impanuka ubuse na proje zose twadugize. No. Amazina ni Nsanzimana Clarisse. Clarisse. Ni impano yumvamo uzi gukora neza ukagoma neza. Gukina ndipfobye. Narampfobye. Ndashaka kugira ngo acting maze n'iminsi 3 ukoresheje ababyeyi baguye mu mpanuka ariko umwe mwenda nka mama turi nka mama we ahise
agwa muri koma ari mu bitaro n'ubundi sitiri mu wenda kuna n'imfubyi n'ubundi ugiye kwibana wenyine none papa we yahise apfa kandi ugomba kwita kuri uwo mubyeyi nk'imfubyi igiye kurera n'abana umuntu abaye bahari bagihari bari aho ngaho wabigenza ute bakabigira ubuzima kuko ndabigenza barapfuye wenda mama simfite n'ubushobozi bwamwitaho gusa biragenda gute ko n'abavandimwe bandi mfite baza kumfasha gusa bampamagara basimasenge ubu yanyitaho abo papa ko yapfuye na mama akaba ari muri koma wamfashije basi tukabona amafaranga yo kumwitaho no kwishyura inzu nyine byari bigoye kubera yuko bari baraduhaye na piriyabe ubu n'ubundi nta hantu mfite nawe ariko mbonye amafaranga yo kwishyura inzu n'ayo kwishyura ibitaro byamfashe. Ufite umugabo sibyo mumaze imyaka myinshi mushaka urubyaro mwararubuze ariko noneho ku munota wa nyuma umenya amakuru ko ebana inda yagiyemo kabisa ugiye kubyara noneho ndagira ngo wihangane unyereke ibyishimo wagira muri ako kamwanya cyangwa se wakwereka umugabo wawe nyine ugaragaza ibyishimo bidasanzwe ko noneho aguteye. ntabwo kumva ukuntu muri aka kanya nishimye ndabizi buri gihe urabizi ukuntu nahoraga mbabaye ariko urayi nawe ndishimye meze neza ndakeka wenda wanabibonye ahubwo mbaza ngo ni iki ngiye kukubwira wimbaza impamvu nyine nishimye kuko nawe ninyikubwira nyine ukuri bwite wishima gusa ikintu kinshimishije guess what urabizi ko nyine hashize igihe kinini imyaka 7 dutegereje urubyaro nayi nawe ndatwite imeze neza nyine nshaka ko ibyishimo tubifatanya ntabwo kumva ukuntu ngiye nishimye basi mbabarira tuze gushaka ahantu tujye tuganire twishime tumere neza ukuntu twabaga tubabaye ariko nyine byose bishire kuko uyu munsi tumeze neza tugiye kubona umwana ariko umwana ushimwe uhabwa icyubahiro rwose ukumvise gusenga kwanjye ibintu nagusabye uyu munsi urabimpaye kineye ukuntu yewe nkazi icyazi sibyo sicyo nawe tubwira ikibazo imigabane nyine y'agahinda mama byuka mubwire ko akazi nakabonye kumva ya ndwara rurwaye nyuma y'imyaka yose yahitishira ngwino nkwereke mama seka atari kuvuga ma ntumbwire yuko yisupa nona oya nikamuzanira amazi mama we mama wagera apfuye se ntabwo byashoboka ntabwo byabaho maze we mama yisupa mama urapfuye nona imishinga yose twari dufite ma wambwiye ko nimara kwiga nkabona akazi nzakwitaho si urapfuye cyangwa ntabwo nzi kubireba shangazi reka ajye kumureba cyangwa muhamagare ariko ndabona byarangiye rwanjyaniye umugabo akaba asigaye anera ikibuno kabanza rurahora avuga n'ejo bundi ku ifoto ya WhatsApp nirwo nabonye uvuze ngo nese si wowe nabonye ariko nta n'isoni ugira wambonye he njye nawe turaziranye dushobora kuba tutaziranye ariko n'ijwi ndi kumva ari ryo kabisa rirara rimuhamagara rijwigira umugabo ntakirya mu rugo ntakiryama ndeba njye ntawe umugabo ese ushatse kubihakana ko mbona usa nk'indaya amavunja indaya ukuntu ameze si ubundi ushikiwe mana yanjye murushiki banza undebare ko mbona uteye nk'urusyo oya ndeba ko mbona uteye nk'urusyo kandi ngeneye nk'igisabo mfite icyo udafite mfite icyo umugabo wawe akeneye
uranyumva neza kagire ngo uzabanze wige gufata neza umugabo wawe nurangiza numara kubimenya uzamwigarurira ubwo udafite ubwenge gusa ngo none se ubundi wakiraya we ngwino hano niko reka nkubwire n'undi byakubaka byarambunye byakubaka byarambunye washinze umugore w'ikobwa ndakiyamye n'undi muntu uziga gufata umugabo neza beshi y'umugore ndakiyamye ni icyo ndusha dena reba ariko reka uziga gufata neza umugabo kubaka byarambunye maze imyaka muzika amafaranga niyo nzo bari byo byubaka kuko niho na minerivare zisigaye zijya ariko utanzamurira isukari se ubundi urayifite utanzamurira isukari uteye n'imiterere yawe n'imivugire yawe ubwo ubundi umugabo ndasaze n'ukuri ariko koko n'abagabo bari reka mbabarira umva imbere mbabarira umva imbere narakwica jewe se umuntu nyine waje kuraguza madame niki cyakuzanye iwanjye umugabo wawe murapfa iki ni imitungo apo ibyo biroroshye ubundi umugabo nge ndamufata akaza wese umukorera icyo ushaka wanamubwira nkajya akuremo imyenda yigendera akagenda ubundi kera hose wabagaye oya ibyo ni njyewe ubizi ni njyewe Mary ubizi ni njye mupfumu kazi bazi rwose ndabigukorera ahubwo ushaka ko tumugenza gute yego ndabyumva apo niba ari imitungo yose arayikugarurira n'iriya modoka yaguze ejo bundi arayiguha ibyo byose ndabishoboye rwose nta kibazo ndabiguha pe byose nizera wowe gusa yego ugiye kugenda ufate inzara zawe uzitwike numara kuzitwika uzimbukirire mu gikoma uzivugireho amagambo umubwire uti mugabo wanjye sinshaka kugomba kongera kuva hano ubwa mbere ugiye gukina filime se aya umwaka ngahe bo hari filime nyinamo yitwa ukuri series ifite abaepisode benshi akoze ageze nko mu 10 urumva ntabwo nakubwira ngo nuga hanyuma ugiye kugukinira utwite twite indi igaragara cyangwa ikiri ntoya nyine wahusiwe n'ibibazo byo gutwita yabura abantu natubwire ikintu uva mu musore nagucarira fobe yawe ni igihe mu makiro ukunda gukina njyewe ni ugushwaburana ni ugushwaburana ushwaburana no koshora bahaye ngaho ngoshana nagucira ipantaro wayinije nagucira ipantaro wayinije ako umushona utangiye bagende wese waciri ipantaro nayigutije wanije ipantaro ndayica urabwo umushona nyine simbwiye ngo uzi gushwaburana se okay Mana yanjye inkerabuheri ziransetsa ko njyewe utinyuke ka gashinzi k'agakobwa kancira ipantaro ariko buriya ntikabitiwe n'ishyari ipantaro niguriye 50k zanjye kumana njyewe ubundi umenyanye n'abatindi ni kuriya bigenda buri gihe niba buri kintu niba ari ishyari baba bamfitiye niba ari iki asiki ubundi wikubana n'imbwa ikagusiga imbaraga uretse ndakabunuriza ndagaha ukuri Ashmi meze ute waje uturutse hehe nakurutse Kimisagara kwa mbere ugiye gukina filime aya kwa kangana munga gatatu umva nyine umenyereye ibintu bya kabiri mu buzima busanzwe se niyihe mpano nyine uvuga ko uzi wowe ufitemo afite amahane si ko barwana none ndagira mwese muzi amahane ese ko nayo mu maso yawe ntayari mu mvura yagira
ugiye kudukinira bakwibye ufata uwakwibye sibyo ugiye gukina nyine bakwibye ariko wakwibye uramufasha action waruzi ngo uragenda amahoro urakabona ureba ubujura urabubona ukabona burasa reba ukuntu uri igikara uranyibira isakoshi ndigi kumarira iki harimo ama foundation urayisiga urabona urwo rukaragoye rwacya ngiye kukujyana muri ribu barakumanika kandi mu Rwanda bitakihaba kubera ko umuntu wamenyereye nawe ushobora kumanuka ubona nditonda wino hano Muramukuje nzagukunda bikurenge nzaguha urukundo ruruta urwo baguhaye n'abandi baniga tuzabereka ko bikwiye n'imbere Mukangebera n'iki kigo kiwe uri kuririmba ndikoza ibyombo ni njyenyine ntabwo wowe tuvukana ntabwo wakora ibyo nanjye nkora uzajya wirirwa uririmba niko kazi wabonye ibyo by'ubuhanzi niba unabikunda njye ntabwo mbikunda ujye umfasha ibyo ndimo ntabwo mba nshaka ibyo nagize byo bicucu dore we karariza ukajya kaneza no mu gace ceceka ceceka alo shit uziko imana yabikoze yesuwe shiri nahasamye nanjye ubundi kwitwa mama baby oh my god imana yabikoze subishira urumva umeze so hayi imana itiwe ubu nanjye ndi kwitwa mama baby bimeze bite se abanyamahane nawe uriyizi bya hatari n'iyo ndeshyo yawe uriyizi kandi ikindi nimba yaraje ntamujyana ubwo ari kumujyana n'undi yaza nkamujyana ibyo ntabidanje ahubwo we tuza mani reka kunsakuriza ese uburana jyewe nawe tureshya rega nubwo tugendana ndabizi kuri trip cyane kuri jyewe sibyo tuza ni iki wiyumvamo mu agahinda yewe mama wawe yaravuye uki babana na mukase urumva arimo arakwirukana mu mitungo y'ababyeyi bawe bose barapfuye urumva babana na mukase ari gukwirukana nyine gutoteza cyane nyine actinga nyine nk'umwana bari kwirukana by'iwanyu ko batagihari ariko bishwe n'uwo mukaso n'ubundi we tufata urugero mama wawe yapfuye ariko yishwe n'uwo mukaso urumva aho bigeze none hatangiye no kukwirukana muri urwo rugo rw'umutungo rimwe na rimwe ashobora no kukwica ngo tutamuhaba nyine mva ku gahinda uri kumwe nyine ngaho nyine byatumye kandi atari mama wawe gusa undi muntu simbizi ariko si mama wawe nyine mama ndakwinginze winyirukana ndakwinginze urabizi ntawe mfite wo kujya niho mu rugo ndakwinginze winyirukana mama ubuse kuko ndajyaye nawe mbwira ndajyaye ko imitungo ariyo yacu ubizi ko mama wanjye yapfuye kubizi ko na papa wanjye mana we ndakwinginze winyirukana nta hantu ufite wo kujya ndakwinginze mama ndakwinginze n'ukuri ndakubera umwana mwiza nubwo rwose utabyaye ariko ndakubera umwana mwiza nzajya nkora ibyo ngibi byose mama ndakwinginze ntunyirukane wowe ugiye kumukorera puranka nyine ni ukuvuga puranka ni ibintu biba bitari ariko ugiye kumwumvisha buryo ki yaguteye inda kandi reagisiyo nshaka niyo nyine n'iy'agahinda kugira ngo nawe abyemere noneho ugisoza utangire use kumubwira ati nakubeshyaga nagira ngo numve ko move stand by
Meka gatatu. Abishuri. Shiri meze neza. Nyine nanjye meze neza. Ariko ntabwo ari cyane. Si shiri. Nagira ngo mubwire si ubyiruka bya bintu uteruka gukora nyine byabyaye umusaruro kandi urabizi ndacyari umwana ntabwo mbizi nimba no mu rugo babyakira neza ahubwo mbwira nk'icyo wumva twakora mwese ntabwo ubyiruka ko duheruka nyine cyagiye twasohotse mubizi ibyo twakoze se subize ko twasohotse twarara ye iki ntabwo ngewe wabinkora amara kujya bamwura abagome mari ntitwaryamanye ukambwira ko wishimye none reba ibintu nkoreye ukoresheje za senge n'imbwa yawe mukaganira ukuntu wabikoresha tutabona utwo dufime nyine utamutuge n'inda yuzuye noneho ugende umanuka neza kwezi unywa n'itabi byo uvuge nk'umuntu unywa itabi wo hasi action size neza rinete mani. Alo? Umva nkubwire mani, umva nkubwire nikora. Ako mani shane njira wandaburije wagiswera. Wagipetigwa wowe. Njira wandaburije mani. Umva se, umva nkubwire mani. Uzi ko ahantu twagiye kwiba. Ko hahandi. Mani uzi bono twahateruye. Cha, wiji umva ndagaswingingi mani yanjye. Uri hese? baby ako nanjye nakubwiye ko mukumbuye subize nkumbuye kugusoma ndabikunda nkumbuye no kuguhobera nyine byamfasha umunsi duhuye nyine ndi kwiyumva nkaho ntameze neza kubera ko mukumbuye pe uyu munsi nawe mfite akazi ariko kubera ko mukumbuye twahura nta kibazo ariko mana ubundi wowe wibonye igihe nahereye nkubwira ko njye ntari kuri info yawe ntabwo ubibona asundi warebye ukuntu reba amafaranga mfite urebe uko ngana urebe uko nkana urebe n'uko mpagaze umbwire yuko wabasha kuba ntabwo wagiterezaho cyane kuri ko Imana uranduhuye pe kubuje ugiye kumfasha imirimo ni byiza ariko twakagombye kumenyana birushije ahangaha kuko urabona urasa neza buriya hari bimwe na bimwe nzajya nakora byiyongeyeho kuko akazi nta kibazo kubona akoraga nkavunika nzakomeza mvunike ku bwawe nta kibazo kuko urabona urasa neza uri umukobwa mwiza ngiye kukumenyereza hano mu rugo nkwereke n'ukuntu hariya hirya biba bimeze urabona yuko asa hariya urabona iri hagati yanjye buriya hari ukuntu iba imeze najyana nakujyanaho nkakwereka ukuntu ibintu bikorwa kubera ko urabona ibyombo niho biba biri shimire ko wabonye kuruse kujya kwiga hanze
ushimwe wagucyubahiro mbonye buruse wagucyubahiro mana wenda gushimiye urakoze Ndishimye wawe yanze ndayagutse nawe usuko uko ndabigenze ni kuko kushiri yanze nonda ndayijyana ariko komana ndayijyana mu rugo barayanyica nanze kumvira mu bibazo komana kuki batipa bo barabako wallahi Mary kiri gute cecuru bizizibana man vision yacu ma Mary oyi bitonze kugenda mu byiza ahubwo Mary wowe ntabwo ushona uruzanye nka kakademo kawe nagufata nicyo kibazo nyine urabona kakana kawe kazanye nakereka imihanda nkakigisha ibintu byose nkakereka umugaza agatwara ibintu organisation kabishya ku murongo ntikazongera kujya gatanguka gusa kurizo kagataka kari cheap kari fresh kari free gahita kikwamira akomere washoni wagiye wumva ko sibyo wowe zumva cecuru ikigena nabo naho mu cyaro pe wowe ari ukuntu manu zigigiza fresh urumva ntukazi Ande sakanaje biza yanjye. Ande sabone nigenda cyane. Akayagura kose no. Ande na pana nzamagara cyagikoga kize kiyingurira kimeseresha. None se ko nabonye gisigaye gikunda nibira. Ko nazi nawe tuzitangiye kunuka. Amagara nazo kazicisha amazi. Nandonja kumwamara ndusha kandi kana gacece muri ibiraha ndashaje ndarwaye narabareze mugejeje aho mugera ikintu nabasaba iyi si saba kwitonda kumenya ubwenge no kumenya Imana igihe nzaba nagihari nimwe muzirwana ntabwo nzaba mbareba ibyo mukora nta nubwo nzaba mpari ngo mbagire inama cyangwa ubwenge muca mwebwe ubwanyu mugomba gukura mukamenya ubwenge mukamenya Imana ese kuba unyihunye rega kuba nkuruta ntabwo bivuze ko tutakundana ndi umugore mukuru mwiza ufite amafaranga ntacyo nakubura ntacyo wambura nawe amafaranga ndayafite nitwa Umutoni Hakica rero ndashaka kugira ngo murere akaka ndashaka ubushe pasiteri ubwo adije kwajyana by'abayisilamu ariko nagira ngo yiri umusinzi ubona ko ugerageze kugira pasiteri ariko ukwiye cyane ndagusha pasiteri wanyu w'urusengero waramukunze ushaka ko mukora ibintu ndagira ngo umugushe kandi birangiye bibaye Zana Bible witwaze ariko warura cyabasta ukuntu mba mukunze uko ni nyakuri kubwira ariko twe ndagukunda yagushyira ko wakira hano yawe njye rero nta nimwe niyumva niyo banshyizemo niyo njyamo nta nimwe ujya wiyumvamo uvuga ngo ndayikura ibyo byose numva mbikunda kuko ari ugukina nyine siyasi ugiye kudukinira urabanza uri umugore ugira amahane uri kutuka umugore mugenzi wawe asuzugura umugabo we ariko ufite amahane asuzugura umugore uyu nguyu ni umugore mugenzi wawe asuzugura umugabo noneho wowe urashaka kumucyaha ukoresheje amahane muri make umugabo siyasi ashinzwe akomanda uba wumva ufite ubwenge uba wumva iyo wicaye ahantu hamwe uri wenyine uba wumva uri serious uri gutekereza neza nta kibazo we guma witware uko ubishaka ejo bundi namara kukujugunya mu nzu akagusiga akagutana n'ibyo binyendaro byawe nibwo uzamenya agaciro yari agufitiye wowe urirwa urya gusa wirirwa wicaye mu nzu wagariye ubwenge bite byawe wafashe umugabo wawe neza ukamutwara ku murongo. Halo
Urumuri mwari wagejeje se? Ndivuga ko kucyamba. Numvise nyine ngo arakajamango kabagambaniye ngo polisi zaba bitambitse. Nyine ngo umukozi umwe muri twa tugambaniye tu. Yako nabwo mu bishaka mu mugenza sinzi na mwabikoze. Nabwo ngo inzu yewe yose mutwike. Murimbure. Nibutagambana. Nejo muri mwe wazabamo akangambani. Uriya mugomba kumubamba mukamutwika ku buryo umwe muri twebwe azabitekereza no mutima ukamurya. Sibuzu mwaho mbwira ibiki koko. Umuntu mwabananira gute? Baki ni umuyobozi wo kwigisha abana kureka ibiyobyabwenge. Rubyiruko dusangiye kubaka igihugu cyacu. Naje hangaha nje kubasangiza ubumenyi cyangwa inzira nagiye camo. Nanjye nigeze kuba nanywa ibiyobyabwenge, uko ibiyobyabwenge ni bibi. Nakeza ko ibiyobyabwenge. Kandi akeneye amafaranga menshi kugira ngo ajye kwivuza. Ugiye kwaka umuntu amafaranga mbere yuko ayagora avuga ati ndashaka ko tubanza tugakora ciki. Suri kubyumva? Ugasambana nyine. Umva mama wawe ararwaye ariko ntabwo yarakubwiye ati nshaka nshakire ubushobozi bujyana kwa muganga, ariko ntuzabashakire ibi. None umugabo mugiye guhura arakubwira uwashaka waba ugiye kuyashakira guca ruswa y'igitsina kandi ntashakaga akazi cyangwa se akazi. ugiye gukora nk'ikiganiro biganiza mama wacu na reaction ni iyi. Wava mu bitani cy'amashyamba. Mama neza amakuru none se ndashaka ko wicara tukaganira. Y'amafaranga wansabye nabonye mbere yama ariko mbere y'uko yama nyine urumva nawe hari ibintu ari kubanza yansaba kandi biragoye cyane. Nyine mbere y'uko yama yose azayama pe ariko hari ibintu ari kubanza yansaba kandi birangoye pe kandi nawe ubanza utabyemera. Nyine arashaka ko turyamana kandi ni umugabo ukuze pe. Ese mama none se ugiye kuri umugabo ukunda urumva twarekanye? Nawe ntabwo nashobora kubaho umusambanya pe kandi bakwihanganire hari ahantu habamo amafaranga. Gute wabikora wanyemereye neza ubu hari inda mfite? Ntabwo banteye inda ntazida mfite ndeka ni ukwiryohereza ariko uzi iyo mwasohokanye muri kubyina ahantu muri show dire mami hoya ntabwo wadusiga ikintu uri guhoza mama wawe uri kumuhumuriza arwaye kanseri. Mama sorry mama komera ntabwo uzapfa ntacyo uzaba mama ndakwizeye ndabizi uri umunyembaraga. Oya mama wikemera mama reka dusenge ndabizi uzakira. Ikintu uri gushimira umuntu ndi kumutuka yanze kukwishyura kandi ufite amafaranga aranduroza ku miliyoni atwagiye. Ntabwo mbizi ariko abantu badambura atinyuka ndabisoni ngenda kuguriza amafaranga ukanga kunyishyura. Excuse ndashaka amafaranga yanjye ibyo bindi wambira ntabwo ndi kubyumva ntabwo mbyitaye gusa nakubyaye niza kuntera mama kutibatiruka kigabo ndimo kurya ibiryo byagaze mama
ndagukeneye ni ukuri mama. Marume arankubita amanywa nijoro. Kuki wagiye ukansiga kuko mama? Ngokina umukozi w'urugo ariko ufata nabi umwana wa nyamuja. Njya dare kaba yanywa amata y'umwana cyangwa iki. Nabona aje kijije kugera n'abamutaye. Tutameze neza. Imaruja namuhaye amata yarahaze ahubwo nanjye kumuryamisha. Karan! Hindi gusasira umwana. Ego maruja akanyiravu. Wibesi ubwire papa wawe ko utarinda. Wibesi wivuge urabizi. Urwo rumwe rwanda rusaturamo kabiri. Uri Imana ishobora byose, wavuze ko utazadusiga mu byago ndetse no mu makuba. Banza weze ibi biganza byanjye Mana kugira ngo mbashe kubikoza kuri uyu muntu urwaye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uyu muntu murambitseho ibiganza. Nirukanye imbaraga zose z'imyuka mibi, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abacwezi, imbaraga z'abakonikoni, ibitongerano cyangwa ibihoherano. Ibyo byose mbikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngaho dukinire uri gutonganya umuntu. Ntabwo uzakina isinzi igihe cyose. Uzakina unatonganya umuntu. Wowe uratekereza ufite ubwenge buzima, wajya ukora ibintu bizima ukanezeza abantu. Wowe ukoze ibyiza ntabwo wakemerwa. Jya ureka ubucucu n'ubugoryi. Kinira uri umukozi wo mu rugo ariko ujabiriye, ujagaraye. Kora mu rugo urako ujagaraye pe. Niba hari aho warageze wanabibona nyine bikina. Ubundi si byo byo muri runo rugo ndanashobora nabyo. Gusa ubundi wabanza nkirebera agafilime sinza kuba mbyoza. Reka mbanze nkubure hano, nimara kuhakubura ndahita ngenda njye kureba biriya byana byawe. Ubundi koko ubundi iherezo ry'aka kazi naka nzanabivamo nanabireke n'ubundi mbona akazi ko mu rugo nta kintu kamariye. Kinira uri umukecuru ushaje. Uri kugendaho ushaje. Mana yanjye we, reka ngeze mu zabukuru ndashaje, nahaterera sinyihabasha. Koko iherezo rizabirihe ndituma ku isoko nkituma sinyigira uwo ntuma. Yewe wa mwana wo kwa runaka niwe wagowe noneho nsanze adahari, gusa ndabigenza nte? Nubwo mukora ibintu bimeze neza ariko ahangaha haracyabura amakara. Sinamwishyira. Ko wagitinga papa wawe akubita mama wawe. Wandikubita mama wawe. Papa wawe akubita mama wawe kandi niwo musore mu rugo. Ngo nonyine ngereye agisiyo yawe n'umusore mu rugo, mama wahohoterwa na papa wawe ubireba. Ariko ibintu byo ndabirambiwe. Ariko papa ubu uza kubita umuntu kugeza ryari? Uhora umukubita umutoteza ubu ko kubona ibintu bikwiriye. Ntabwo bikwiriye kabisa. Aho bigeze ndabirambiwe. Reka nkubwire. Njyewe ngiye gufata umwanzuro ntabwo akongera gukubita mama ndeba kabisa.
gukina wasinze ariko gataba kararyoha bari karitowe ni ibiki wiyumvamo mu gukina filime? ibyo niyumvamo udahangarwa, tonganya, kwihuta nyine, tonganya. Kamera yavuyeho? Tonganya umugore wawe yagutekeye ibitagira umuntu. umva rero nkubwire wa mudamu, ntabwo mbizi neza nimba uri umudamu, kuko njye iyo mbona ibintu ukora ntabwo mba numva ko uri umudamu. ubundi ngubu nagushatse njye ndeba, ntabwo nzi ahantu ikintu nagendeho kugira ngo ngihageze kugushaka, kuko iyo ndetse abana bato bari hanze yakoye mana wa mudamu wanjye, ntabwo uri umudamu wanjye. Oya, ntabwo uri umudamu wanjye, kuko ibi biryo nyine rero nk'ibi nk'ubu wavuga kandi watekeye ibi biryo ntabwo njyewe birya ari itaye, kandi ngiye kubona gatatu wansohokeye mu rugo kuko njyewe ndakurambiye. ndeba uriya mugati wa dore iriya modoka we, yeba reba ukuntu igenda we, yeba imodoka irasekeje. umwarimu uri kwandika ku kibaho wigisha rero uyu munsi isomo ryacu rigezweho nuko abanyeshuri mwese mugomba gukurikirana cyane. Ahangaha ni i nanditse, ariko uramutse wishoze witegereje neza ahangaha nanditsemo a. muri nizere ko mwese murimo mukurikira nk'abanyeshuri muri kundeba neza, sibyo? ibyo nanditse hano ku kibaho rero nizere ko nta muntu utarimo kubibona. ahangaha nanditse agakubo, ahangaha nagasaro. ngaho ninde munyeshuri ushobora kuba yasubiza kino kibazo? umuntu uri tayari vuba vuba.